uko naremereka wayazanya urayafite aruzuye yose nabona naje ku 800 wabiza ndava byihore rege byambayeho n'ubuhano ukuri rwose ndagushimiye n'ukuri ko Imana yarakoze mwanjye yapfuye nabi wa munzukuru wanje yarakize nta kibazo n'ukuri rwose nagisaragurika reka nimureka gutubura ibintu nk'ibyo ngibyo koko gusa kuri kamera ariko Yese na nyangusuzo kanizere komeze neza aho uri hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Cheketu isya kamara y'umuze n'abana ukiranya nango ni Kigali News 500 ramugaye subscribe like share ndetse na commentaire mumeze mute abari mu Rwanda mumeze mute abari mu Burundi mumeze mute abari muri diaspora mumeze mute abari mu ntara zose z'igihugu nizere neza ko mumeze neza abasaza musaza gaceka n'abakecuru hanyuma abasore namwe mutwumvire muri kuteri muture kuri screen zanyu natwe tuhari ku bwanyu kugira ngo gahunda zigenze neza amahoro y'Imana umusaza muraho neza cyane murakomeye ariko ubundi na amahoro ariko ubundi ntabwo twigeze kubonana mwana wanjye muzehe se ko duhora duhura uzitandukaniro ryanjye nawe cyangwa ry'abadukurikiye kari rimwe turaziranye kandi gahunda zose urazizi umeze gute umusaza wundi ku ruhande asubira umusaza n'uwo nanjye nkuzemo ariko atananuka urabona ndumwana basigaye bavuga abasaza ari abajene bakuzemo nkuzemo ariko sindaba umusaza ariko ngo gusaza no gusahurwa ndashaje rwose urebye no mu mutwe urashaje cyo cyabikwereka nubwo haba harimo akagofero kugira ngo imvi nazo zigira umutekano ninde timo turaganira ruhande rwawe muri mu kuganira nawe nuwo witwa Ikirubera Marekiyoro muganga Ikirubera Marekiyoro siko witwara niko nitwa Ikirubera muganga Marekiyoro bakwita ndese mukuru wanjye nitwa Rwahoze Isoni Thomas muganga Rwahoze Isoni Thomas Rwabuze Isoni Thomas urwo nuruki Thomas umbara wese ugo ntabwo ngomba hoko ariko ndacyo umwana ntabwo nari iryo ni izina rishwe n'ababyeyi banyu Rwabuze Isoni Thomas muganga Marekiyoro nawe uri muganga ariko imbaraga zawe iyo nkubonye ndaseka abadukurikiye iyo nkubonye ndaseka nakundi nyine ariko reka nkubwire ubagabo se ubutombi muze oya nibyo so aba bantu rero mureba murabazi pe mwanabonye video zabo mu gihe twagiraga nabo ikiganiro kuri Kigali News 550 mu bantu turi kumwana harimo muganga w'imitwe sinya kubivuga ko ari abantu bariwe amafaranga yabo bamaze kandi yariwe n'abaganga gusa nta muganga nari nakoresha umuntu udukurikira tuvuga ngo uri wa muganga amafaranga nge yarariye tabeshya twiganirire nibyo ariko aka kanya ntago muri mu kazi nta kazi turi ariko nabatumiye kandi mpamvu nabatumiye irahari yego impamvu iganuru nibyo maze wicana kwereye mpamvu ni cano kubera yuko wadutumiye mu kiganiro cyawe hari nk'abantu benshi bakunda guhemuka ngo baravura abantu bakagira ibyabo by'ubusa ariko noneho hakabamo n'abatangiza ubuzima bw'umuntu kugira ngo barye iby'ubusa ngo bavuye kandi batamuvura kuko nkanjye maze kuvura abantu benshi cyane kandi noneho n'ugutwara ibyawe byanze bikunze ndabigaruza kandi akabona ikigereranyo ngo n'inyatsi zivura ngo n'ibisazi bivura ngo n'abagore abagabo babo bataye aba bagabo baragaruka n'abahuguzwa imitungo ngo ujye ubikora rwose ibyinshi hari igihe wagiye ubikurikirana cyane ukabibona ndakuze ntabwo njya mbeshya nk'umusaza w'inyangamugayo ahantu nanjye muri tubona koze yo gusura abaganga babeswe n'abatarabeswe nkababona
muze waranyemeje asubire bino wakora uno muntu wakonye kabikora nabikora rwose na n'ubu ngubu ni nk'isomo namuhaga kugira ngo isomo naribonye oya abanyorohe isomo naribonye ati uretse somo nawe ati bunyoroheye nabanyorohe kabisa hajya ngo witwa rwabuze isoni Thomas none se kwatumye ugira isoni imbere y'abantu kandi rwarabuze isoni none se erega bibaho n'urubwa bibaho none se ubwo wangaya umuntu yibwira ko akora mu bushobozi nari mfite nyine bwari ubwo ariko burya ubushobozi burasumbana umusaza nabonye ko ndenze ugeze ukurikirana story y'uburyo abagabo b'imitwe batetse imitwe bakayusanga ari imitwe akisiga urusenda bakajya ndabizi ngabo bafashe ibisimba n'ibikeri barari ibyo bajyaga babivuga nyine bateka imitwe hano muri za Kigali kera nkiri umusore nyine umuntu yajya muri resitora ati ntago nje guteka umutwe agahita yishyura cyane ati ntamera nk'aba bandi bateka umutwe cyangwa umuntu akaza akarya akamwunze rigiye kumwica agahita abatereka amabwiriza agahita nta kintu ufite agahita abona kuri agahita yigagaza agasa tangira akaruka kugira ngo bamabare yigende cyangwa ati nta masahani n'amasafuriya ahari ngo byose cyane ubu njyaga kandi nakwita umutekamutwe njyewe se unyihanganire nubwo ntago nkubahutse ariko niba umuntu aguha amafaranga ye ukayarya kandi umuntu arwaye ubundi wowe nabonye ko watera umuntu igishinge agahita apfa ariko hari igihe umuntu aba yibwira ko ari mukuri wenda atari mukuri imbaraga zari nkeya nyine uwo ni nyine ngenda ndabyemera wese wari uri mukuru mu buvuzi nari mfite bwari buciriritse uvuga ati memuke ndamuke urumva ubwo wari ugiye guhemuka mu biranga nyine nuko memuke oya muze ku ruhande memuke ndamuke akakasha kuza hano guhakana buriya amafaranga araryoha amafaranga ariko umuntu aba yakuzaniye ukavuga ariko ubu kugeza ubu wabonye isomo ntabwo uzongera kugira ubu nabonye isomo guteka imitwe kumara ibyumweru biruta nyara ariko ni ikibazo gikomeye byabayeho se yarabimbwiye ndapinga nubwo ko ngo byabayeho se koko muze kandi musaza nawe uramwese byabaye yarashanga bivugiye mu kiganiro byabayeho ari ukuntu umugabo atinyira abana banjye none se ntabwo ariho wabikoze se ndabizi byambayeho kabisa uravuga amafaranga y'abandi wese baranayabonyera nayabonye bubi na bwiza wagiye wiyambaza ifuti n'imiryango yawe yose umurimo wa miliyoni n'igice ebana nta gahunda nari mfite uza mu murimo wanjye nawezagamo ibishyimbo ni nawe wari uhagarariye rwose mu buhinzi nagiraga kuko igice kimwe cyarimo insina z'indibwa urumva nkahingamo ibigori nkahingamo ibishyimbo ariko nabonye byari bikomeye ko ari umusaza amafaranga umuntu nariye nyine mvuga ngo ndamuvura 800 ngo byararangiye abo bantu ntabwo bagiteka imitwe gutya kuko hari izindi mbaraga Imana yaduhaye kugira ngo n'ibyo umuntu wariye ubigarure ariko reka mvuga arije muzarya abantu bo hanze muzi ko batazaza mu Rwanda ukameze nk'umuntu uriye umuriro cyane muze bagenda narabibonye kabisa buriya ntabwo nabihakana tubikema gato tubigarukaho muze uyu mugabo yamamagaye ati amafaranga yenda yafite kuri telefone ndayamuha yawe ntabwo atari ayawe ariko oya ntabwo ari ayanjye kuko wamukuyemo imyenda umwambika ubusa umutega kuyagaruza aya mafaranga ndahaza guhamagara nyirayo amafaranga mushyiriweho kuri telefone nabona ko yayabonye muze turagushimira hano waje yazanye ubwo se urumva nawe kuguhamagara naje ntayazanye wanambwa atahamagara wa musaza cyane rwose uko naremereka wayazanya urayafite aruzuye yose naba naje ku 800 wabize ndabyihorera rege byambayeho n'ubuhano mara icyumweru cyose mbyimbye ntanyara ibyumweru 2 na n'ubu ngubu
ave na n'ubu ni na n'ubu ngubu urumva na n'ubu ngubu kabisa muze kuri umuntu naganya kandi umwanzuro no kwishyura buriya ubu namara gutanga amafaranga nyirayo tukayashyira kuri telefoni aje no kumureba mbega ibyamubaye urakora iki ndabireba ngo ntabwo ukinya umva ibyumweru bibaye bibiri kuva wazanye amafaranga rero ndaje nkukore mu mwanya nyara inyuma z'umukobwa ntabwo uzifite ndazi yewe nigeze nzita magana ngahe magana 8 yamwoherereza reka mbanze muze aje no nje nazo ngira uyu jewe ndazire kuri iyo telefone yawe amafaranga nahite reka nze nyamuhereza ariko murana muhamagara mu mubazi nanjye maze umukobwa nazifite ndamuhamagara yohereze nubwo ndo umusaza ndahita numva ko oya turabaza nyine uramuhamagara ndamuhamagara mbimubaze nawe muvugane ibihumbi singaya namugize kumubaza nimba rwabuze isoni Thomas ni mu mubaze kabisa namaze kuyasunika rwose ni mu mubaze azimeze neza dore ngizo rero namwohereje rwose kutaye mushyiraho gukatasa nashyizeho oya nawe washema ako ntacyo nashyizeho nyamara kamuhamagare muze ibi bintu biramutse ibintu bitunganye ariko tutaramuhamagara kubera iki tukiva muri cya kiganiro yamaze igihe atanyara atabasha kwihagarika byagenze bite buriya rero iyo ujya kwishyuza umuntu yarariye ibintu by'umuntu abiririye ubusa hari ibintu dukora kumuha ikigereranyo kugira ngo ashake amafaranga byihuse uzi ko yaze kukubwira ngo uriya murima we ngo yarawugurishije ngo kugira ngo abone amafaranga yabonaga ibintu bikomeye cyane ubu rero hari umuti bafite hano muze buretse kumujyana tutaramenya neza turamumuvura tutaramenya neza yuko urumva amafaranga yamugezeho urashaka guhita naraguhamagara se yuko yamugezeho uramuvura ariko twumvishe ko yabonye amazina rwabuze isoni Thomas ko naje nabyemejera urumva sinabyemeho bimeze bite umurisa ni sawa ni amahoro n'amahoro meruka mukora ubuvugizi wabagiye nka za henera agiye nka za hene oya nagiye nka za hene ndaza zaza kundeba telefone yawe se hari ikintu ubonyeho mu kanyara hari umuntu umamagaye ngo hari ikintu akohereje kuri telefone amafaranga nayabonye angahe 800. amazina se wabonye ari nde yaje amazina reka ndeho amazina yagiye cyangwa tutari no kuri ibyo bereka kuvugana wa muganga wakuriye 800 bya mukuru wawe hanze muheruka kuvugana se ntabwo duheruka kuvugana ahubwo njye mbonye amafaranga yari kuri telefone ndavuga ntarayanyishyuye tu yego ngo uzi ko hari amazi ibyumweru 2 ngo atanyangurura ngo rugiye guturika uriya musaza rega arakaze wanguki uriya musaza musaza arakaze kabisa nawe arimo arakumva turiyo parete kubona n'umusaza turi kubona wa mugabo muri kumwe bose reka muzehe umugwe wumve none rero urumva neza yego ndumva ibyaho wari warabuze nakoresheje ubuhanga bwanjye yego urabibonye ndabibonye kabisa ndabibonye muzehe umva uriya mugabo waramunkomeshereje wakubwira ahubwo ko ari mukumbwira ko amaze ibyumweru 2 rwose nawe yankoreye ubuvugizi nawe mpesha amafaranga yanjye ahubwo abantu bateka imitwe bajya gutuburira abantu nk'abo ngabo ariko uzanshimira uyu mwana wakukoreye ubuvugizi ngomba kumushimira cyane mba nkamushimira ariko ko yankoreye ubuvugizi
bikomeye. hoki urakoze kandi. Nawe urakoze. Reka bagwe bamwe. Reka nkwewa wundi wakuriye amafaranga ngo usabe imbabazi. yewe muraho neza. Muraho. Erega nanjye ntabwo ari ubundi nayanda nyine numvaga ko nkomeye ariko nyine nabonye abandenzeho. Uramemukira wa mugabo we. Ya wihangana ariko ubonye ko nanjye mbikeme 800 yawe se sinyakohereje. Bera muganga ariko. Urabikemuye ariko. No yabonye kwa rwange rwabuze isoni Thomas. Oya nimuzongere kujya muteka imitwe murya amafaranga y'abantu. Nayabonye. Bayabonye rwose hari ikindi tugipfa kandi nta kindi rwose. None se uri hafi guje muganga umushimire. Ndi hafi. Kibazo rero baza kwagera watinze. Ngomba kuzanshimira nawe nkore ubuvugizi ngagushimira. So mwarakoze n'ukuri. Urakoze? Yego nawe murakoze. Ubwo ibindi nibyo na muganga so ufite nimero zose? Nimero ze ndazifite. Urakoze. Abadukurikiye mwabyumvishije ashaka nawe bafite ibiganiro byinshi. Sobona batumirwa no ku ruhande. Tuba tubareba. Isomo ni irihe ugomba kubwira abandi baganga bagenzi baba bateka mutwe? Umva rero isomo mba umuntu ajya akora ibyo ashoboye, ibyo adashoboye abireke rwose kuko nge nanjye nabikoze mvuga ngo nanze guhakana yuko ntashoboye. Nanze kuvuga yuko ntashoboye nyine nkunda amafaranga kubera ko yari menshi, ariko umusaza ibyo yankoreye nyine yarankosoye anteza urwaho icyumweru bibiri byose ntajya kwihagarika muzehe ibintu humura cyakoze wagira ngo unyemeze nyine nanjye rero nakunze amafaranga urajya kwihagarika mu mwanya rwose urihagarika kugira ngo mvuge rero ngo ntago mbishoboye ese magana nawe kwehe magana nawe kwehe nagurishije umurima wanjye nahingagamo wari unyambere urumva nezagamo rwose cyane ariwo mpagarariye. Hako narebye ndavuga nti kubera kwishyura kandi merewe nabi rebye ntega n'ubusi ndihagare ibyumweru bibaye bibiri muze baje kumuvura urumva ubu mpamvu nyuma ikibazo ari undi muntu mfite muze ndagukura surprise no nagira kabisa. Mwiriwe neza. mumeze mute? Ndizera ko wamenye. Nabamenye. Warambwe ngo nimura na wa muganga nyine wakuvura ngo umwana. Yego. Ngo nzakubwire ngo aricyo ushaka kumubwira ngo uzaza aho turi. Ye baba we yaje muri kumwe gute neza. Urabona hano twakoreye cya gihe. Yego. Niho turi kumwe n'amarihuta sinzi koko nagore kumbesha. Niho turi no wa muganga wakuvuriye umwana. Ese umwana yarakize bimeze neza? Ya baba we yarakize kumbwira niba ari muri ndamureba rwose. Oya ndahari. Niho ndi. Kandi mureba rwose. Nakoze. Muze surprise no mu mama ni wa mu mama. Yego nabi. Twazanye afite umwana. Ibiyo bwenge byari byaramugose. Urumva byari byaramubaze. Yarambwiye ati niba muri komwe kuko abadukurikira umusaza avuye mu kare ka Bugesera. Niho yavuye kadutegeze mu naga bakuri. Agabakure nuriya namubonye. Abo nayeberwa navuriye. Mana muze muraho. Uraho mwana wawe. Komera cyane rwose. Namahoro. Komera cyane rwose. Yego. Muraho murakomeye. Bari turaho. Kuri rwose umwana wanjye yarakize. Ni Imana ishimwe. Kuri rwose. Imana ishimwe. Kuri rwose ndagushimiye nukuri ko Imana yarakoze. Umwana wanjye yarapfuye nabi. Wa munzukuru wanjye yarakize nta kibazo. Nagiseragurika reka nibisanzwe yarakize. Ako ndagushimiye sinzi icyo nakora mbese. Mbese ndikoma nanagoheka mu mugonga nuko bitashoboka. Yewe burya nari nzi ko Imana ifasha ariko twe kubera nikibwira muzehe so ubujimo ntunguye nawe ntawe nandi mu rugo
ariko muzehe rwose uburyo yankirije umwana ndamuzirikana ngomba kuzashaka ikintu mbese kiremereye nkajya kumushimira. yego komera mwana wanjye yego rwo muzehe ni ukuri nzabikora. ntawe usangana ibintu umuntu yabifite bamamaga ntari mu rugo kuva nzirikana nanjye nzaza nkwifuriza nakubuza ahubwo amahoro. ni ukuri ni amahoro. Maga n'umugabo ugiye kumuvurira kuri kamera kumuvura kugira ngo Ubusa bitanyara uno mugabo umwana w'umukobwa mu 800 amaje kubimukora amaze ngo ngata 2 ngata byose kabisa ntunabigire bicyane bibi mureka gutubura ibintu nk'ibyo ngibyo koko hano kuri kamera ariko ko numva se kane aribwo bikazera uretse cyangwa uri kunyongeramo noneho kabisa. oya reka ko numva se noneho bimeze na urayitukira umwanya urayitukira reka muze noneho uranyongereye kabisa. ko muri umugore mararibwa oya nyine buriya ko numva mise cyangwa biradohoka umwanya agiye kwihagarika kandi nananywa none muzo mutamo witwa cyangwa ni bya bihembe wamuterere ni ukuvuga ubundi umuti muhaye uhabwa na rira hembe ryarinde ryamwamburaga ubusa yarambuye umuntu amafaranga duhuye niyo mpamvu umusizi uno urumva umugabo umeze gute no kuri kwimanda ndumva mbohotse pe ukiunsiga numvaga bigize ariko rwose mise nshaka kwihagarika reka ngushimire ubwo rero nukunyegera naje mbyemeje rwose nukumfasha rwose yego turabashimira namwe mama ku Kigali News 250 twizere ko mumeze neza ariko nanone wowe udukurikira unyarukiye ku cyamakuru cyitwa The Jam TV ni YouTube channel dukoraho ubusesenguzi ari kiganiro cyitwa Vuvuzera tuba turimo turakora cyane kugira ngo umenye nibiki bibera mu miryango nibiki bigezweho naye makuru agezweho dufata mu ngeri zigiye zitandukanye kugira ngo tumenye byinshi muze yego ubu operation igiye kugaruka tujye kuzagaruka mu Misiri imbere yaho ngomvuze ni kubaganga babatubuza barya amafaranga y'abantu babatuburire nk'aba ngaba uyu nguyu waje gutanga ubuhamya yewe nuno mama uri ku ruhande rwacu tuzamutumya mu kiganiro kugira ngo azagire gute azagire icyatubwiye mubere mu miryango anatubwire n'uburyo abana b'iki gihe kutumvira ababyeyi babo bakavuga ibibabaho bakanabuka kujya mu bijya bwenge ntibabegere ahubwo bakajya mu bijya bwenge bibabuza no kwiga wacu adusigurire ingene biba bimeze kuba wabyana umwana akajya mu mbata y'ubwigenge turabashimiye murakoze cyane natwe turabashimiye.